Coceri yashatse umugore mwiza. Yewe rubanda bari yashatse mubi meze nkaho nayobye. reka Kuko iyo nza kukumenya mbere y'igihe niwe mba narajyanye Cocera nawe agashaka abandi atakwa. Maze igihe ntakorera inaha mu cyaro kabisa pe. Business ziba zarabaye nyinshi kabisa pe. Iki cyaro kimeze neza tu. Wa mukire twari dufitanye gahunda ejo wo kujya muri Kenya. Ndabona ari nawe uhamagaye. Allo. Cyane amanutse ntago ndi nyiri Kigali kabisa. Ndi mu cyaro hari utuntu nagiyemo, hari umuntu wantumiye mu bukwe ariko buzaba ejo kuri weekend kuwa gatandatu nyine. Niburangira kuwa mbere ngomba guhita nza no mu rugo rega baba bankumbuye madamu n'abana babanshaka. Sawa naho kuwa mbere buriya nka saa 9 nzaba nahageze. Madamu wazanye icyo cyayi ariko icyo cyayi ntago kiratunganywa ngo nkinywe. Ate icyo cyayi akose wowe bajyana ubu nankumbuye kweri ngo dusange icyayi cya mu gitondo. Akazi kaba karanzengereje dukina iki gisoro. Hanze utera umuvuno. Kugira Kigali nabona tugikina na se. cyari ndagutsinda. Akareka ntago wasenda. Naho kina turebe. Niko harya bya bisambu byo hepfo hari abara birangije kubihingara. Merukayo ejo ariko nyine ntago bararangiza neza. Ko mbona season y'abandi mbona barangije kurima. Numvaga bararangije. Hasigaye nk'umubyizi mwonyine bakabisoza. Nibahasoze pe nimgaruka nzazana ifumbire Kigali ho ibiri kugura make. Ngomba kuzayikurayo nkaba aribwo tugatangira guterera mirima nkahita nzamukana none ko nta minsi mfite ina. Warubizi ko ako uyu munsi nizinga 12 nga ejo ni 13 naje nje no muri burabukwe nkahita nzamuka. Burabukwe asa mugani bwabukwe bimeze bite? Bukwe nejo no kuvuga ngo naramutwerereye namuhaye 20 kuri mobile money. Niyo ntwerano namuhaye nta kindi ubwo kireka nenda mu rutoki hariyo inyamunyo wenda ukaba nawe wazamutemerukamo. Ariko ni n'inshuti y'umuntu ni inshuti nta kibazo. Tugomba kugira buriya arya koti ryanjye ratunganyije ariko nariteye ipasi. Wariteye nzajyana za nkweto zimwe zijya gusa ikigina za congo. Nizo nzagenda nambaye. Oya sheri zirazi umukara nizo zikubera. Nizo zimbera. Bo nta kibazo ntago nakanga ibyo shera mbwiye. Ubwo nizo nzagenda nambaye kandi nawe rega uburi kureba ibibera umugabo wawe. Ntago ngiye nambaye nabi nubundi niwe waseba rega. Niwe waseba. Bo ntaribi buriya ejo nzajyayo mu gitondo nka saa 3 nzaba ngezeyo. Ko madamu wabyutse kare ariko nawe sheri uragiye ngiye mwabwabukwe. Ego kuse kugiye kare. Wabyutse kare ugahita usigana mu buriri uyoga komba ngukumbuye koko. Niko narindi gukora isuku. Ntacyo ariko ndajya kuza n'ubundi turabonana reka ngere mpabura bukwe. Ubwo wasanga n'abandi bahageze numvisha ambwira ngo nzaba ndi no hafi imbere harya mu modoka ngo ndi mu bazagenda imbere nyine mwegereye hafi. Nese bitutari wabifunga. Ntago njya mbyitaho mu kazi iyo turi kugenda twebwe nta uri ibintu byo gukora business ibi ntago tubyitaho. Niyo ndi Kigali ipapa nakambara nabwo nuko ariko nyine sheri nukansere. Nanjye gemba nkuboneye reka nanjye nje nkuzamo nyine. Urumva sheri niko nayo nafunze se. Niko ngende naho ubundi narebye kwambara nira koti wapi aka gashati nagatumye ejo muri Dubai. Reka ngende se nawe uragenza gukubuka nkuzanira agafantara. Urashaka agafanta nta kibazo ariko nanjye nsanga wanekeye agatoki kari kubishyimbo mbanga kumbuye rega ariya mu mujyi nuguhama turya ibintu by'ibivutavuta. Unekera agatoki ejo uzanekera kumbati kubishyimbo. Sawa reka njye mu bukwe musigare namwe amahoro. Sheragiye kunyumba mukumbuye ariko ntacyo aragaruka. Nuko numva nta muntu uri gukoma ubu bariyora. Coceri
Cyoke. Karame. Se madame Cyoke. Yo uri hano. Ndashaka Cyoke. Naho hari. Ari hehe se? Yari yagiye mu bukwe nyine ntabwo aragaruka. Bwa bukwe bwa biri hari haruguru. Nibwo yagiyemo. Yego. Nigeze kumva ntange babimbwira. Nuko nabuze umwanya wo kujyayo. Ko yazindutse. Banapfa kwa kwicara nyine nta kundi. Kuzamuka kuri kariya gasozi. Nanjye reka nzane tuwe twicaye. Nuko ratanguye no Cyoke ndamuzi. Cyoke bazagaruka ryari? Ntabwo azagaruka vuba ndabizi te. Neza. Ubu ngaho araza mu masaa 6. Niko muzi jewe. Urabona Cyoke ari bugaruke vuba? Ntabwo namenye igihe ari. Iyo mbimenya ko yagiye mu bukwe ntago mbaje hano. Kuko kugaruka kwiwe ndabizi ni kera. Yabonye inzoga. Ashobora gutindayo nyine. Oye yagezeho ndabizi. Cyoke yashatse umugore mwiza. Yewe. Rubanda bari. Yashatse mubi. Meze nkaho nayobye. Reka. Kuko iyo nza kukumenya mbere y'igihe niwe mba narajyanye Cyoke nawe agashaka abandi ataka. Ubwo ni wa mwaka nyine ugenderera abantu. Nuko yashatse neza pe. Iyo nza kubimenya mbere niwe mba narijyaniye. Ubukwe bw'abashere. Cyoke. Wasuye kari. Ubwaho ko bw'uyu munsi noneho ko uvuyemo kahera. Oyamo kare byaye ko ari ukubura uko ngira. Baranagupfunyikiye. Apfunyikira. Ntabwo zikuzara kwa kazu. Maho kamwe sha. Maho kamwe cyawe ndakize. Niko. Izi se nizo bamoye. Wabaye se Kubutanansu. shere wajanga ko mugwabare. Ndaje turabona. Wowe ndaje. Reka tubeganira na Kalisa. Ureba urugo sha. Ntabwo rumeze nk'urwanjye. Wowe se byagenze bite? Caceka sha. Ikigore cya hariya. Nuko ugenda kikantangiriza nyibigambo ntazaho kibikura. Ariko ubwo nawe nagucunze nta wigaya nta wangibye ahora bigira de wasanga nawe uri mubi. None se wowe niba utazi ntunzi. Nimwego mama arashatse neza sha. Yo nza kubimenya ahubwo. Sha ntugakunda abagore b'abandi nabyo ubukoze icyaha imbere y'Imana. Niko gushaka nabi nyine. Ya ntugakunda umugore. None se kuje kare kandi bigenze bitera. Bafite iki se? Ako kari kandi mbona bagupfunyikira. Yenda kubwira ko izi nzigo zari kwa kazungu ntabwo uri kumva. Ntabwo bwabaye none. Ubuntu bw'umitsingi butanu bamaye. Natwerereye ibihumbi 20 shakari. Mitsingi eshanu. Dutanu. Bagabo bikigiye. Yamenye ngo none bano bagabo cyari muri bare ngo babanyere na mushikana ntabwo zijya ziguhaza. Shanu sugu shanu ngo inzoga. Jemwe ebyiri nkumva neza ndujuje neza. Nagenda nabandi hariya tukagura icyese ebyiri tukamo. Ihene bakayibaga. Nese ubundi wari wagiye kunywa inzoga cyangwa twerereye. None ubwo rero nzajya ntwerera amafaranga yanjye bagende bayakiriza abandi. Umuntu watanze igitoki cya 200 ahari nanjye watanze ibihumbi byanjye 20. 20 cyane. Gutwerera ni ugufasha. Ndi pamu nono. Gutwerera ni ugufasha. Oya ndi pamu ndi ya societe. Nikuru waruje. Ubu nuko ngo mitsinge eshanu zibanye n'amafaranga ngahe? Ibihumbi 5. 5. Ubwo washaka kongeraho none 20. Nibuze iyo bampa bakamunda nka mitsinge 18 bagasagura 2. Asubukaze wayimara. Wamfashije kubimwumvisha ko ukayishyira muri icyo gifu. Kalisa we byo ubu se ndize ku ngutu iyo umuntu agiye gukoresha ubukwe urumva yiyambaza inshuti zikamufasha. Iriya ntwerera n'ubutanzi. Ese basigaye babukore nta n'ubushobozi bafite se. Reka da. Wowe wayamwase yarayakatse yagukoze mu mufuka. Nayamuhaye nyine nk'intwerera. Ubufasha. Ariko numva ko zicara nkahaga. Wanyweye wanahaze ahubwo umwana tubangureka kujyayo. Reka kujyayo. Ari mafaranga. Ariko uzukuna amafaranga nyabona mvunya. Byumvise wowe cyoke. Umva mbwire je bundi ntwerera nzi ko nzagenda nkanywa nkahaga. Ukanywugahaga. Nkahaga nyine. None z'abagwaye ntago ziguhagije. Mvugishe cyane reka manze nanisomereho. Soma nuko mwe mutamumenyereye. Kongo iki? Iyo watwerereye ntago biba bivuze ngo ugiye kunywa. Sibyo? Uragenda arabimenya se? Uragenda ukicara cyaka kikakwica. Ntago kikwica. None se niba baguhaye inzoga ya mbere bakaguhiya kabiri bakaguhiya gatatu bayimpaye ari amafaranga kugeza ku nzoga 5 bampaye mitsinge 5 reka nze nkubwire ariko namutware 20. Reka nze nkubwire uzi yuko buri hari watwerereye ibihumbi 50 utigeze ahagera
byabaye buriya neza cyane Nahagereye. buriya nawe kugira ngo ugereyo ni nko kumutera ingabo mu bitugu kugira ngo abantu babone yuko afite abantu bumvikana abuko nyine abone ko afite abaturage iyo ukuye amafaranga yawe mu mufuka uyamuhaye ni ukugira ngo umufashe utuntu dukeya tutabashije kwifasha urumva abashe gukemura ikibazo cyiwe kuko ubukwe ni urubanza kandi urubanza ni abantu bagomba kujyana n'ubufasha ni nk'uko wamuha umugore wawe ati genda umubafashe gutegura none ngiye kujya nanga mugana amafaranga nkagenda ngo ngiye gukuzamo nywa na bya bindi umuntu apfusha ukamuha amafaranga ngo najye gushaka umuntu ujya gucukura uzi ubwengere gasinze impamvu byica kuki ubigeranya umuka ndi kubyumva ahubwo byo umutwerera atari byo cyane burya ari n'ibishoboka utanamutwereye ahubwo ukahagera ashaka kubyishimira kurenza kumutwerera we nibyo abashaka ubundi akenshi kuko ushobora no kumuha umugore we ati genda ubumufashe naho gutwerera ko nshobora kumuha 20 hakajyayo n'umuntu utaramuhaye n'igiceri cy'icumi ugagomba kurya kuri ayandi nanjye natanze tukamera nk'abantu nyine basenyeye umugozi umwe uko se yego ubukwe bugira abavumbi ariko rero ntabwo abagabo nicyo tuberaho none se urabyumvise reka yuko umuntu ngo